ariko ndagira ngo tugane ku kintu gikomeye cyo kuba zino mbuga nkoranyambaga, zino social medias zatubyarira umusaruro cyane cyane abantu muri entertainment mu gice cy'umuziki. Ntuzabona impamvu bano banyamakuru ba siporo birirwa bahanganye, birirwa umwe ashoza intambara ku wundi. Icyo bagamije ni ukugira ngo babone amafaranga ya YouTube. Wagiye muri United States of America ukareba uburyo abajene iyo bahanganye bahita babona ifu yo bita Kendrick Lamar na Drake. Ngira ngo mwarabibonye ahantu yasize Kendrick Lamar atumbagiye. So rero ntugire ngo impamvu The Ben na Bruce Melody bari kuduhora mu mitwe ni ukubera ino ntambara rimwe na rimwe Bruce Melody agishoza. Ngiye biriya nanashyigikiye, nta bifu nta muziki. Aba bagabo bo ku maradiyo singiye kumentioninga ngo runaka na runaka, namwe mwirirwa mubakurikirana kuntu birirwa bandagazanya. Ariko ikibi buriya nuko bakibasirana, umwe akibasira umuryango wundi. Biriya byo nanjye ntago mbishyigikiye, ariko competition irimo beef rwose, beef zo ndazishyigikiye. Akaba ari wo muvuno nababwiye ngo hehe muri siporo bakoresha. Niba rero utaramara no kumenya ngo business iri hehe, wowe wicara ubanze ukurikirana abantu banyamakuru ba siporo babanze bakwigisha uburyo barema amabifu, urumva bakanabibyaza umusaruro